amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone mu ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi Express ngo yeye n'ubukene. Hagati aho Dore Munyankindi avuga ko atagishaka kubona agatako mu maso ye kubera ikiganiro yakoze amusebye. Ubuse byifashe bite kwa Munyankindi? Ni mu ikinamico rangurura. Agatako we! Ariko ibi nibikira? Ese uravugana nande Munyankindi? Wa mukobwa wari? Uravuga agatako se? Rwose namubuze sinzi aho ari. Dore nje ku cyumba cye ndakomanga ngira ngo wenda yanyihoreye. Ndambiye sunikuru ntungurwa no gusanga nta urimo. Nanjye ndatunguye pe. None se ko umushaka cyane washakaga kumubwira iki? Ariko ko mba numushaka koroshya ibintu yakozera? Bira bintu ubona ari ibintu bisanzwe wowe. Uravuga bimwe yagiye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo tubana mu makimbirane se? Yewe biriya nyine nta wabishyigikira ariko nyine ngo bari gutwika da niyo mvuga igezweho. Ngo byara gutwika? Gutwika ikize? Ni imvugo bakoresha hanze aha iyo bashaka kuvuga ko umuntu yavuze ibintu bitari byo ariko agamije gushaka kwamamara. Kwamamara? Uzi ko nawe uri nyamwongera bibi wa mugore we? Nta soni urashyigikira umwana wawe agasebya ababyeyi bigeze hariya ngo ngushaka kwamamara. Nanjye sinamushyigikiye. Nuko nakubwiraga ibyo yansobanuriye mubajije icyatumye akora biriya. Ubwo bwamamare se ashaka buza mu mariki hejuru y'uruga yanyambitse ngo ngiye Munyankindi nataye abana banjye babaho birera nk'imfubyi kandi ntarapfuye ndiho. Uragiye sanise? Agenda surabona amasaha ageze he Betty? Ese ubwo kugiye hari icyo nashakaga kukubwira? Betty, Karen, sinzi impamvu tumva kenshi ko nakwiyamira ntukabone ngiye mu murima ngo utangire untege ibibazo. Ariko se kuki nkubwira ko ngufitiye ijambo ugahita wumva ko ari ikibazo ngiye kukubwira? Ndashaka noneho kukubwira ibisubizo. Ibisubizo by'ikihe kibazo? Ibisubizo by'ikibazo cy'ubukene. Ubu twabaye abakire ku rwego rusumbye rwo kwa Munyankindi. Ngweke cyane. Yewe reka ibyo kujya guhingamo imbiretse nzahaba njyayo nejo n'umunsi ngo bimeze biteze. Umva, hari amakuru namenye ko hari ikigo gikorana n'abahinzi b'urusenda kikabafasha kohereza umusaruro wabo hanze maze bagakirigita amadovize. Kandi ngo bemerewe gushoramo imigabane. Nawe ugira yawe Betty. Kabishywe barakwise Express. Sha, iyo menya ko ari ibyo simba namtaye umwanya wanjye hano. Nyamara ni seti nanga kutesha agaciro ikintu utanazi. Wo mushinga urakomeye tushoyemo imari ejo bundi twaba turi abaherwe nk'abandi baherwe bose nabuganwa. None se ubundi twe ko tutari abahinzi b'urusenda kuki ibyo bigucira ishati? None si iyo mirima ko tuyifite aho kugira ngo ayo mahirwe ducike kurandura ibyo dusanzwe tuhahinga tugatera urusenda byadutwara iki? Ibaze ariko kohereza urusenda hanze bakugurira mu madolari. Ibaze kugira imigabane mu kigo gikomeye nka kiriya kijyana umusaruro w'ubuhinzi mu mahanga. Harya umaze kumbwira ngo abahinzi b'urwo rusenda baba bagomba no kugira imigabane muri icyo kigo? Yego nyine ngo umugabane umwe ni 50,000 gusa. Ariko ubundi wa mugani bibaye ari ibyo koko amafaranga yaba arimo. Ariko ikibazo ntituzi neza niba ayo makuru ari impamo. Amakuru yo rwose ni impamo kuko nayabwiye n'umunyamakuru nizera wa mbere naha muri Bugano. Yewe niba ari umunyamakuru wabikubwiye ubwo nibyo ntabwo umunyamakuru yakubeshye. Urabyemeye se duhite duhera ha munsi y'urugo twarimira urusenda? Ngufashe se kundwa. Ese wagize ngo sinkaho ndangije we? Ibyo mbona narangije kubyoza nsigaje gukora iriya safuriya kandi ndabizi wowe ntiwakuba. Shatse nakuba byo pe kereka nshaka ko inzara zanjye zivunagurika zigashira. Ntacyo bawicarira wunganiriza isafuriya ndayiyogereza. Andi makuru sagatako ni meza. Uzikuje nagushakaga we? Kuki se utari waje kundeba niba wanshakaga? None se nari kubura kubyuka ngira ibyo nkora mu rugo nkabyuka nza kukureba agatako. Gusa numvaga nimugoroba nza kukureba iwanyu tukavugana. Wanshakiraga iki se? Biriya bintu wakoze ni ibiki koko? Nta minsi irashira atambutse ikiganiro ku YouTube bavuga ngo wagiye gusambana muri hoteli. None uhise wongeramo n'ibindi koko? Ibi byo byari binkozeho habuze gato. Nako sinzi niba bizanarangira amahoro. Nta soni koko ngo ababyeyi bawe baratandukanye ngo barangije namwe barabata ngo uribana na bari umuntu bawe mwenyine. Nuko wowe wahisemo kwibera umuturage kazi uraherega. Ndakubwiza kuri kwisi y'ubwamamara atari ikintu. Kwamamara se nibyo byatumye ubeshyera ababyeyi bawe bigeze hariya wa mukobwa we? Byose birimo. Hari ugushaka amafaranga ariko no kugira ngo umenyekane bisaba kutwika abantu bakagira ikintu kidasanzwe bakumenyeraho.
ukemera ukisebya ugasebya n'umuryango wawe ngo ni ukugira ngo umenyekane. uremera ukabikora ugaseba ariko nawe nyuma urasarura da. aha ubu se uriya munyamakuru twakoranye ntiyankubise inote y'ibihumbi 50. ibihumbi 50 cyane. ubu se ibihumbi 50 bigatuma ushyira ubuzima bwawe bwite n'ubw'ababyeyi bawe ku karubanda. noneho nababeshyara atari n'ukuri da. ugira ngo ni 50 gusa se? ubu n'abandi bantu kiriya kiganiro cyakoze ku mutima ngo batangiye koherereza uriya munyamakuru amafaranga menshi kazayanshyikirize sha. ntiwarebye komenti? narazibonye. baba bambwira ngo nihangane nite kuri barumuna banjye. umva sha niyo wama miliyoni njye ibyo sinabikora. kubera uzi ko kuguhora wishyira hanze bishobora kuzakugiraho ingaruka zirimo n'iz'ubuzima bwo mu mutwe. ingaruka zo ntizabura. wumve ko n'ubumviye mu rugo ari nkaho ncitse papa pe. ngaho da. nyine kuva kiriya kiganiro cyatambuka ababyeyi barandakariye ariko papa we ni ibindi mba mbona ashobora no kunkubita ndetse akaba yananyirukana mu rugo pe. none se ubwo ko umucitse muri iki gitondo uririrwa aho naharare? mu kanya namara kujya mu kazi ndasubira mu rugo. amaherezo se ndakwakiriza iki se kare? sha ntigihari kabisa. reka nguha amata hano mpafite amata aryoshye shaka rebu. koko araryoshye kati. umva ejo naciye ahantu mvuye gutara agakuru barambwira ngo bagira amata aryoshye mbanza gupinga ariko ayo naguze yatumye nifuza kuzajya mpora nsubirayo pe. ni inkuru ivuga ku bihe bibazo se wari uvuye gutara? ariko ibyo bintu by'ibibazo ko njye nabihariye minisiteri zibishinzwe ugira ngo ndacyabyijandikamo kare. ubwo se itangazamakuru ryawe rikaba rimariye iki rubanda niba ritavuga cyangwa ngo ribagezeho amakuru y'ibihari? ujya gutera uburezi arabwibanza kare. niba ashyizeho ikiganiro kigatwika kikagira viyuzi nkabona umugati ikindi mba nshaka kiba ari iki? ubundi se ni ngombwa ngo twese dukore ikintu kimwe kare? wowe gumana umurongo wawe wahisemo wo gucukumbura no gushakisha amakuru atabogamye, nanjye nguma n'uwanjye wo gutwika ubundi twese dukore. erega ikibazo ni uko ibyo byo gutwika mubikora mwumva ntacyo bitwaye ariko iyo witegereje neza usanga bigira ingaruka ku bantu mubikoresha. ibyo dukoresha abantu bibagiraho ingaruka ni ibiki kare? kati uribuka ikiganiro uheruka gukorana n'uriya mwana w'umukobwa witwa Gatako akakubwira ngo abayeho nabi? uriya Gatako wavugaga ko kubera amakimbirane y'iwabo bageze aho bakabataka basigaye yibana n'abari umunabese. none se urumva biri ari byo kati? bitaba byose. none se wagira ngo umuhakanye ngiye mvukana nawe? none se wigeze ubaza ababyeyi be mbere yo kurekura kiriya kiganiro? ngaho nyumvira. ubwo se ababyeyi nari kubabaza iki? nabo bukabaha umwanya bakagira icyo bavuga ku by'umukobwa wabo yatangazaga bakamenya niba koko ubuzima bubi yavuze abayemo kubera amakimbirane y'ababyeyi ari byo. ari byo ariko ari by'ibiki? ibaze nawe ra. ubu se urumva ikiganiro ntari kuba nkirangije n'ubundi ababyeyi bari kuza bakavuga ko uwo mwana abeshya ntacyo abuze. ibyo rero byari gutuma ikiganiro cyanjye gitakaza uburyohe. nta buryohe bw'ikiganiro kibogamye kati. ariko ibyo ni ikiganiro cyiza ni igihe impande zombi zihawe ijambo buri wese akavuga ibye abakurikiye bakitoreramo ikiri ukuri. ikindi kandi kigomba kuba ikiganiro kidashyira ubuzima bwite bw'abantu hanze. waze hirebera ibitente kabari. kubw'iyo mpamvu nta n'ibyo nkweretse usanzwe nyita kabasi dango kabari isurizanye. barana nibagiwe ko kabari utaryemera wanyatse nanjye nkareba ibitente kabasi. ese igihe cyose mfashe telefone ya mama wowe wumva ko ngiye kurebamo ibitente? nyine wowe ugiye kureba imiziki kuri YouTube ariko nanjye mba nshaka kwirebera ibitente. ntabwo ngiye kureba imiziki rero ngiye kwirebera amafoto y'isabukuru y'amavuko yawe. uzi ukuntu Kareba yadufotoye amafoto meza bya hatari? reka nanjye ndebe. dore reba nk'iyi ngiyi urimo ukata keke urabona atari nziza bya hatari se? ni nziza cyane ariko niyo turi kumwe na mama turi batatu nayo ni nziza. reka mutwikire kuri sitati ya mama rero. unwikire iki? nyine utu dufoto twiza cyane ntuwishyire kuri sitati ya mama abantu batubone bagira icyo babivugaho. yego sha nicaye kuri mama nawe yishyireho. reka kandi uri kumwe na mama nandikeho ngo my lovely daughter I love you. ubwo abayireba baragira ngo ni mama wanjye yandika ngo ndabakunda cyane mu mukobwa wanjye cyane. ahubwo reka nshyiraho n'akana mama ahagararanye na Kareba. none se mama nawe yakubwira ngo umutwikire ko umushyizeho? ngomba kwibwiriza nkamutwikira mwana. ubu si ifoto iri kumwe n'umunyamakuru ukomeye nka Kareba urumva we yayanga? ubwo se urandika ngo iki? journalist number 1 in the country. ubwo uravuze ngo iki? ni ngomba mvuze ko Kareba nyine ari we nimero ya mbere mu banyamakuru bose.
n'undi mama yavuze ko ariwe munyamakuru wo kuri YouTube akunda. Anise bagurinde icupa sera. Se wagize ngo sintaki kubera iki se? Ariko niba rizana indisome mu gihe tukiganira. Bwazo sengo fasha. Mwajyaga muvuga ngo ndenganzwa ngo ntahira rimwe n'inkoko z'umwe. Aho ugiye akakanya. Ubwo se byagenze bite kusigaye usoma icupa ugashyiraho n'irindi ukiyongeza n'irindi? Ntibisanzwe iki gihe wabaga watashye kare munyanyi. Buryo nabonye nuko nta mugabo utabinganzwe igihe mu rugo hari amahoro. None se urashaka kuvuga ko iwawe nta mahoro hari munyanyi? Kwanyweye inzoga ukicecekiranisa. Inywera inzoga rwose nishira umbwire baguhindi naho ibyo wanjye byihorere. Burya se Vestine ajya acishamo akaba umunyamahane kumva mbona yitonda. Agenda k'inkoko kamenywa n'inkicatoriyemo umugabo. Gaho. Ushobora kuba ufite ikibazo kitakoroheye. Sa n'inywera inzoga nyine nzambere. None sanise ndakumva munyanyi. Nturi umugabo nkabundi. Uzi kubyara umwana ukamwitaho ukamurera gakuru ukamushyira mu ishuri ngazaho umuntu wingira akamaro nyuma akakuviramo igihwi nini cy'ikirumbo. Birumvikana ibyo birababaza cyane. Ahora ni. Ubwo nahise numva ko ari ya myitwarire y'umukobwa wawe agatako. Ugenda atanga ibiganiro bishingiye ku binyoma. Anise ndakumva rwose. Mwese ntimwabonye ibigambo umukobwa wanjye yagiye ahuragura ku mbuga nkoranyambaga. Nimwabibona? Ndabiwe singi wabikweretse. Ariko se nyine wakora iki ko ari bimwe bavuga ngo umubyeyi acumura yicaye. Ziko siganca ahantu. Nkabona abantu bose baranjyanira inzara ngo dore wa mukire wina utita ko banabe. Ibaze koko. Ndibaza ni umunsi nzihandagaze mfate nkunura mukobwa wanjye mucinye nkabura icyo nkora rwose. Nanone ntacyo wabukoze. Nzabigirene. Wowe cururuka. Uzamwicaza umuganirize umubwira ko atari byiza gutambutsa ku mbuga nkoranyambaga ibiganiro bimusebye kandi bisebye n'umuryango we. Uzamuganize rwose. Muganirize. Ariko ye ndakubwira ngo simishaka no kumureba mu maso ye nungu nuko muganirize ngiye nkaganira n'uwa mukobwa. Umusigenza nkicara mu kabari nkavamo igicuku kinishye ku buryo nsanga we na nyina bamaze kuryama. Niwo mwanzuro nafashe. Ko mwanzuro wafashe atari wo. Ntacyo byereka tubyihorere. Ahubwo mbwira ngo nshakiraga iki. Rero nashakaga kukugisha inama kize. Namenye amakuru ko hari ikigo gikorana n'abahinzi b'urusenda. Ngo kikajya cyohereza umusaruro warwo mu mahanga bikabazamurira ubukungu. Ko ntabyo nzira. Icyo kigo se cyitwa ngo iki kandi gikorera he? Ngo ni umushoramari ufite icyo kigo gikora ubwo bushabitsi. Nanjye namubwiwe n'umugore wanjye. Ngo yasobanuraga iby'icyo kigo cye ku rubuga rwa YouTube. Apo. Niba byo kumbuga nkoranyambaga ubwo rero ni nkabira bya gatako byo kugenda beshya byihorere wibitaho umwanya rwose. Munyanyi cyase nubwo hari ibica ku mbuga nkoranyambaga ari ibinyoma ariko burya hanatambukaho n'amakuru y'ukuri. Nyine bimwe nibyo ariko usanga ibindi ari ukubeshya da. Ubu rero icyo nagushakiraga nuko nafashe umwanzuro wo gukorana n'icyo kigo. Nubwo gatangira guhinga urusenda rero. Erega ngo umuhinzi ushaka gukorana n'icyo kigo abagomba no kukigiramo imigabane. Okay. None rero munyankindi ndakumva nise nifuje gukorana n'icyo kigo pe. Gusa ubu nta mafaranga mfite ngo nshore. Birumvikana rwose birasaba igishoro gifatika. None se mu mwanya wa ndakumva. Nta kuntu wanguriza amafaranga nkiyinjirira muri iyo business. Munyankinda arakora iki ngo abashe gutangira uyu mushinga atezeho amakiriro? Wowe se wamugiriye ihe nama? Naho mu kinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kuyigeraho no kwandika ijambo Ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.